Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kubakosora ikizami kiba cyakozwe uyu munsi kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu dukosora ikizami nk'iki, murabizi ibibazo biragaruka iyo bagiye kubabaza, ntabwo bahimba ibibazo. Kugira ukore rimwe uhita utsinda biba bigusaba kuba warabonye imyitozo ihagije kwa bino bizami biba byakozwe. Murabizi twe tukosora turi no gusobanura kugira ngo ujye umenya igisubizo cy'ukuri cyaturutse he. Ese nibongera kukikubaza uzagishobora, kuko ikibazo cyose gikosowe hano haba hari amahirwe y'uko gishobora kugaruka. Rero kugira ukore rimwe ni ukwita ku kiri buri kibazo bakubajije, ugafata agapapuro ukicara ahantu hatuje tugakosora na kino kizami cyabajijwe, ukaza kureba amanota uragira kuri 20. Iyo ugizemo ikibazo mwa kino kizami cyakosowe uhita umpamagara cyangwa ukanyandikira kuri 0789 355 16 nkagusobanurira serivisi yo kugusobanurira aba ari ubuntu. Noneho ukeneye kode cyangwa ukeneye kwiga by'umwihariko naho twandika kuri 0789 355 16 cyangwa ukayiduhamagaraho tukakwigisha igihe cyose, amasaha yose ubonekaho ku munsi niyo tukwigishamo. Hari abantu baba bafite akazi bitabakundira kugira baze twigane mu ishuri, cyangwa bakaba bari kure, tubigisha mu buryo bwa online ku mafaranga make, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya mbere rero cyabajijwe uyu munsi kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Bibutsa ko mu buryo bwo kugira ngo murusheho kumva neza bino bizami biba byabajijwe, genda mbategurira amasomo bitewe n'ayo muba mwansabye. Rero video y'ibyapa byo ku mihanda namaze kubibakorera, iri kuri YouTube channel, kugira ngo ibibazo byo ku byapa bitazongera kukunanira. Genda umanze uyirebe kugira ngo nujye ugera ku bibazo nk'ibi ujye ubuza ibisubizo bya nyabyo. Rero kugira nawe irindi somo ryose nshobora gushyiraho n'ikizame gishya dushyizeho ujye uhita ubibonera ku gihe, ukanda subscribe aho hasi. Iravuga ngo imbere hari umuyobozi w'amatungo, bekavuga ngo imbere hari inzira ya gari ya moshi. Se ikavuga ngo ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye, ikavuga ngo inkomane ibambiye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Mbibutsa ko kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda buburira iki umuyobozi cyago gishobora kumutungura bakaguteguza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Hano ari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se, ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Mbibutsa ko ahantu inzira ya gari ya moshi biri aba ari ahantu hambukiranya, hafata ahantu harehare. Rero kubera umuhanda wayo aba ari munini ufata ubuso burebure, hari imihanda ibigenda yambukiranya ino mihanda ya gari ya moshi. Ariko kubera mubizi ko gari ya moshi itagihagarara kubera umuvuduko iba iri kugendaho, bashyiraho amatara y'umutuku y'urumuri rumyatsa. Iyo yatangiye kumyatsa baba bari kukwereka ko gari ya moshi igiye gutambuka. Waba uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugahagarika ikinyabiziga ukareka ikamanzi igatambuka, kubera ko gari ya moshi umuhanda wayo ufata ubuso bunini kandi gari ya moshi ntigihagarara. Ikintu isanze mu muhanda cyose irakigonga. Rero nibyo ugomba kubimenya kugira ngo nujya gutwarira mu gihugu cyo hanze uzabe ubizi. Haba hari amatara y'umutuku agenda aburira. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Ni iyihe mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara? Hari uri kubona hari kiriya cyapa cyo guhagarara n'uriya murongo uri imbere y'iriya modoka. Bibutsa ko namaze kubakorera na video y'amashusho yose kugira bitazabagora. Mfata amashusho yose bababaza nyakorera video, iri kuri YouTube channel. Niba utari wayibona wasubiraho ukayireba cyangwa ukanyandikira kuri 0789 355 16 nkayiguha mu gihe kitarenze iminota 2 ukaba urayibonye. Niyo mpamvu rero ibintu byose biborohereza mba ngomba kubibahera ku gihe kugira ngo nimugerwaho muzatsinde ku manota hejuru kandi bitabagoye. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nshyizeho cyagufasha ujye uhita ukibonera ku gihe. Iravuga ngo biragoye kubona neza mu muhanda munini, akaba ariyo mpamvu bashyizeho kiriya cyapa cyo guhagarara. Bekavuga ngo umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho.
se ikavuga ngo ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane, reka ngo hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Uritegereza neza igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Bigusa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, icyo ukora ni kimwe, uratwandikiye cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 tugufasha kubona kode aho waba uherereye hose mu gihugu mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko tuba dufite amasomo ateguye neza, uragenda ukayiga mu gihe cy'icyumweru kimwe, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Uratwandikiye cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 icyiza cyabyo isaha yose uduhaye ku munsi bitewe n'amasaha ubonekaho, ayo masaha turaboneka tukaguhereza isomo ry'uwo munsi mu gihe gito, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikindi binagufasha kuba wafata umwanya wawe ukawukoresha neza. Murabizi kugenda ukajya mu mashuri biba bigoye, ariko kwiga online ho iyo urangije akazi kawe ubonye pause ntoya uhita usanga isomo nakohereje ukabyiga. Imyitozo mba nayiteguye ukambwira ati namaze kubyiga, nkahita ndiguhereza imyitozo. Ikikunaniye ukansobanuza, icyo wakoze uri gukekeranya ukansobanuza, ibyo wakoze uri kumva aba ari byiza, ugakomeza kunguka ubumenyi. Hano ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni nuko bigoye kubona neza mu muhanda munini. Urabona ino modoka igiye kwinjira muri uriya muhanda, ntabwo iri kureba iburyo, ntabwo iri kureba ibumoso. Rero bigomba kuba hari icyapa kikubwira guhagarara akanya gatoya mbere yo kwinjira mwari rasangano, kugira ngo utateza abandi bari gukoresha umuhanda ibyago. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanye icyapa n'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Iyo bavuze ngo icyapa ese giteye ute, uvuga amabara yacyo ndetse n'ishusho yacyo. Hano ravuga ngo kare ifite ubuso bw'ibara ryera, mbega ngo urukiramende ubuso bw'ibara ryera, seka ngo mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura, mbega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Uritegereza neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, uze kucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro, ndakeka ko wamaze kucyandika. Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Kiba gifite ishusho y'urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Umuntu utari wareba iriya video y'ibyapa byo ku mihanda, banza uyirebe kugira ngo nujya ugera ku bibazo nk'ibi ujye ubona bikoroheye ntibikugore. Murabizi hano tuba tugomba gutsindira ku manota hejuru kandi bitatugoye. Nkomeje gushimira abantu mwavuye gukora mukagaruka mukadushimira, bwaba mu buryo bwo kwandika comment, bwaba ari uburyo bwo kutwandikira kuri WhatsApp, bwaba ari uburyo bwo kuduhamagara. Ikintu tubasabye no kujya mohereza abandi link nabo bashaka kwiga bakaza tukigana. Gahunda yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya kane kirabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Murabizi amatara bitewe n'ukuntu akoze hari intera abagomba kumurikamo, bitewe n'umutumwa bashaka gutanga. Amatara y'ikinyabiziga hari intera abagomba kumurikamo. Hano rero ari kuvuga ku matara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo. Ese igihe ijoro rikeye agomba kumurika mu muhanda nibura mu ntera ingana ute? Aravuga ngo metero 100, mbega ngo metero 50, seka ngo metero 40, ndeka ngo metero 100 akaba ari igisubizo cy'ukuri, metero 50 akaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na metero 40 ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo niko bashatse kuvuga ngo ntabwo ariyo B, ntabwo ariyo ndetse na C ntabwo aba ari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe?
ndakeka ko wamaze kubyitamo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba hejuru cyane kumurika mu muhanda nibura mu ntera ya metero 40. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu, kirabaza ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Hari ikintu ukora kigahita kibangamira imigendere isanzwe y'ibinyabiziga. Ese ni ikihe kibujijwe? Kuko kiba cyabangamira imigendere isanzwe y'ibinyabiziga, ugahita ubona ko hari impinduka cyateje kandi ari ikosa rimwe ukoze. Ese ni irihe uba ugomba kwirinda bibujijwe? Aravuga ngo kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, ukagabanya umuvuduko ukagenda gahoro. Mbega ngo gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago cyangwa ukagenda uri gukacira amaferi. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ariyo, B ikaba ariyo, D C na D ikabaza ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Niko biba bishatse kuvuga. Hari abantu benshi bajya bambwira se haravuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, biba bishatse kuvuga iki? Biba bishatse kuvuga ngo A ndetse na B biraba ari ibisubizo by'ukuri. Ubwo A araba ariyo na B iraba ariyo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo ho, bari kuvuga ngo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo ndetse na C ntabwo ariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ujye ukagabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, ukagenda gahoro ku buryo n'umuntu yagusiga baza bakakwandikira, ndetse no kugenda ukacira amaferi bidatewe no kwirinda icyago. Hari igihe uba uri kugenda mu nzira nyabagendwa utwaye ikinyabiziga, ukabona nk'umwana cyangwa umuntu mukuru ahise yambukira hahandi baba batemerewe ari no mu koni, ugahita ukacira feri. Ibyo byo biremewe kuko uba uri kwirinda icyago. Ariko kugenda waba uri kugenda nta kintu ubonye, nta kintu kigukanze, nta muntu uri kurinda icyago, nawe ntabwo uri kwirinda icyago, ugahita ukacira feri, nabyo ntabwo biba byemewe, birabujijwe kuko bibangamira imigendere isanzwe y'ibinyabiziga. Ndakeka ko waramaze guhitamo C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200 mu nzira nyabagendwa romoroki iziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande uretse velomoteri idafite umuyobozi, kandi uburumbarare bwayo cyangwa bw'iyo yikoreye bukaba budatuma itara ry'ikinyabiziga biyikurura ritagaragara, iyo romoroki igaragazwa ku buryo bukurikira. Ese igaragazwa ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Mbibutsa ko ibibazo gutya bimeze neza niko bigaruka. Bashobora guhinduramo utuntu dukeya, bagahinduranya nimero, ahari metero bakashyira muri santimetero. Ari nayo mpamvu ndi kubategurira amasomo ku bipimo kugira ngo nindi shyiraho ibintu byo guhindura ingero byere kujya bibagora, mube mubizi. Murabizi ngenda mbashyiraho amasomo yo kugira ngo abafashe gukosora bino bizame bitabagoye. Icyo usabwa bari ugukanda subscribe kugira ngo nimbishyiraho uzahita ubibona ku gihe. Aravuga ngo itara ryera riri kuri romoroki inyuma, beka ngo itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma, seka ngo itara risa n'icunga rihishije riri kuri romoroki inyuma. Reka ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. A niyo, B niyo ndetse na C niyo. Ni kwa kundi ikinyabiziga kiba kiri gukurura ikindi, icyo kiri gukururwa kikaba cyatwikiye itara ry'icyo cy'imbere. Ubwo rero hari itara bashyira inyuma kuri romoroki kugira ngo umuyobozi wo mu muhanda aze kubona ko hari ikinyabiziga kiri kugenda. Rero bashobora gushyiraho itara riri kuri romoroki inyuma ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa ndetse risa n'icunga rihishije. Ndakeka ko waramaze guhitamo D, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira.
hari ibintu biba bibujijwe kuba wabyongera ku mpande z'ikinyabiziga cyawe kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri. Ese ni ibihe? Iravuga ngo imitambiko, mbega ngo ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ariyo ndetse na B ikaba ariyo, D ikaba ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Uritegereza neza uze gusubizanya ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Birabujijwe kongeraho imitambiko no kongerera ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba cyangwa bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Hano abagenzi bavuze ntabwo bari kuvuga abanyamaguru, bari kuvuga abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Iri jambo abagenzi, ijambo umuyobozi bikoreshwa kimwe. Ujye witondera ahantu uzajya ubona umugenzi, akenshi ntabwo bari kuvuga umunyamaguru. Hari abantu benshi ubwo bajya babyitiranya, iyo bavuze umugenzi ntabwo bavuze umunyamaguru, bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga. Bashobora kubikoresha, niyo mpamvu ugomba kwitonda neza ugasoma ikibazo neza ukacyumva. Niyo mpamvu iyo uje tukigana tukwigisha no ku buryo uzajya ukoresha igihe neza ugasoma ikibazo. Waba ugitangira abantu basoma gake, abantu iminota ikunda gufata, iyo uje tukakwigisha mu buryo bw'umwihariko, twigisha kugeza kuri cya kigero cy'uko usoma ikibazo waba ukigitangira ugahita umenya igisubizo cy'ukuri uri buze guhita ushyiraho kugira ngo umwanya utaza kubana muto. Ikibazo cya 8 kirabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyir'ikarita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu minsi cyangwa mu gihe kingana gute? Murabizi niba ikinyabiziga cyawe gikoze impanuka bikaba ngombwa ko kitazasubira mu muhanda cyangwa se cyoherejwe mu mahanga, hari ukuntu rero bihita bimenyeshwa ibiro by'imisoro n'amahoro, kuko murabizi ibinyabiziga birasora. Ibyo bikorwa mu gihe kingana iki? Iravuga ngo mu minsi 5, B ikavuga ngo mu minsi 8, C ikavuga ngo mu minsi 15, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze kugihitamo rero igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Mu minsi 8, ibyo biba bigomba gukorwa mu minsi 8. Ndakeka ko rero wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho kirabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi bikurikira. Amaze kureba ibiki mwa bino bikurikira? Iravuga ngo umuvuduko w'abanyamaguru, kavuga se abanyamaguru bari kwiruka, bari kugenda gahoro. Mbega ngo ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda ungana ute? Se ngo umubare w'abanyamaguru, ese abanyamaguru ngiye kunyuraho, ngiye gucaho ni bangahe? Ni umwe, ni benshi cyangwa nta munyamaguru uhari? D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Ese umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba iki mwa bino baduhaye? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Bibutsa ko kode zo ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 935 16 26. Iyo tumaze kubona ko umaze kwaka kode tujya tuguha imyitozo kugira ngo nugerwaho uzatsinde ku manota hejuru kandi bitakugoye. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nta gihe umuyobozi aba yemerewe kunyura mu kayira k'abanyamaguru. Ubwo se yanyura mu kayira k'abanyamaguru, abanyamaguru bo bakanyura he?
niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibyo bashyiraho byose ariko bashyizeho ngo agomba guca mu kayira k'abanyamaguru, gihita kiba nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ntabwo biba byemewe. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara asute. Aravuga ngo akurikira, aravuga ngo amatara ndanga, mbega ngo amatara ari imbere mu modoka, seka ngo amatara ndangaburumbarare, deka ngo ibisubizo byose nibyo. Kuba wagenda ugafata ikinyabiziga cyawe kongeraho utugarurarumuri, kongeraho amatara, ntabwo biba byemewe, ariko ibyo ntibireba amatara akurikira. Ayahe matara? Baduhaye amatara ndanga, ubwo ni ibinyoteri. Se baravuga ngo amatara ari imbere mu modoka, ndakeka ko mubizi mwese abantu mugenda mu modoka ko ikinyabiziga kiba gifite amatara ari imbere mu modoka. Seka ngo amatara ndangaburumbarare, reka ngo ibisubizo byose nibyo. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, amatara ari imbere mu modoka. Amatara ari imbere mu modoka yo ibyo ntibiba biyareba, ushaka wayagira umutuku, ushaka wayagira umukara, ushaka wayagira icyatsi, ushaka wayagira umuhondo, ibyo byo nta kibazo. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 11 kirabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki igihe umuyobozi ubifitiye ububasha guhaye iki kimenyetso? Murabizi muri bwa buryo bwo kubategurira amasomo yo kubafasha kumva neza bino bizami biba byabajijwe, nabakoreye isomo ryo ku bimenyetso bimurika. Niba utari wareba rero subira kuri YouTube channel yacu urirebe, n'ubona utari kuribona unyandikire kuri 0788351626 ndiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Rero mutwandikiye tubibahereze kuko n'ubundi nimwe tuba twarabibakoreye. None urahageze usanze biriya bimenyetso bimurika aho biba ari gukoresha amatara y'ubwoko butatu, ari umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi, usanze bitari gukora, ariko hari umuntu ubifitiye ububasha agaha kino kimenyetso, ese uba wakora iki? Bibutsa ko hari abantu bari kumbwira ati ese hari WhatsApp group, weho jya aho kuri YouTube channel yacu urabona handitse link, uyikandeho irahita kugeza kuri iyo group, cyangwa utwandikire tugushyire muri group nayo irahari. Iravuga ngo gukata ibumoso, niba waguhaye kiriya kimenyetso ugakata ibumoso, mbega ngo gukata iburyo gusa ugakomeza imbere, seka ngo guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, ndeka ngo gukomeza imbere gusa. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ugomba guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Iyo baguhaye kiriya kimenyetso ugategereza amabwiriza yaguha kugenda, ukabona kugenda, kubera ko hari igihe haba hari amasangano menshi, hano haba hari ibimenyetso bimurika, ugasanga icyo akubwiye uba ugomba kugishyira mu bikorwa kugira ngo wirinde ibyago, unabirinda abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Niyo mpamvu ugomba guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, yaguha ikimenyetso cyo kongera kugenda ukagenda. Ikibazo cya 12 kirabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya. Aya matara ndangacyerekezo waba uri mu ntera bagiye kuduha, igisubizo cya nyacyo ugiye guhitamo ukaba uri kuyabona. Ese ni iyihe ntera? Iravuga ngo metero 100, mbega ngo metero 200, seka ngo metero 150, mbega ngo metero 250. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Uritegereza neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ese amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ingana iki? Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 150. Ukaba uri muri metero 150 ukabona aya matara ndangacyerekezo. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo ishusho y'icyapa kivuga ugukikira bitegetswe ni. Iravuga ngo mpande 3, B ikavuga ngo uruziga, C ikavuga ngo urukiramende, D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
urabona ko ibyapa bakunda kubibaza, hari igihe babikubaje mu buryo bw'amashusho, hari igihe babikubaje mu buryo bw'amagambo. Rero niba utari wareba iriya video y'ibyapa byo ku mihanda, jya muri komenti cyangwa ukande kwa ayo magambo yanditse kwa ino video, urahita ubona ahantu handitse ngo ibyapa byo ku mihanda, wakande irahita bikugeza ku ino video y'ibyapa byo ku mihanda, urajya kuyirangiza nta cyapa cyakunanira cyo ku muhanda. Ndakeka ko rero wamaze guhita ibizo by'ukuri rero hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro ishusho ivuga gukikira bitegetswe, icyapa kivuga ngo gukikira bitegetswe ni hano. Ndakeka ko wamaze guhita ibizo cy'ukuri rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro, hano izo cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari uruziga. Murabizi ibyapa, unarebye kino kibazo bakubajije bashyizemo ijambo ivuga ngo gukikira bitegetswe, ubwo harimo gutegeka. Niba ari ugutegeka, ubwo birumvikana ko ari icyapa gitegeka. Rero ku byapa byo ku mihanda habamo ibyapa bitegeka, aho birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Niyo mpamvu hano bahise bavuga ngo ishusho aba ari uruziga. Iyo bavuze ishusho y'icyapa bari kuba ese kino cyapa uri kukibona kimeze ute, ni mpande enye, ni mpande eshatu, cyangwa se ni uruziga. Hano rero isomo cy'ukuri nta kindi cyari B, aba ari uruziga. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14, kirabaza ngo icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara. Iyo bavuze icyapa ese kiba gifite ikirango cy'ibara risa rite? Iyo bavuze ikirango ni kiriya kintu kiba kigaragaza ese kino cyapa kiri kumbwira ngo hari amatungo, ese kino cyapa kiri kumbwira ngo imbere hari ikiraro, ese kino cyapa kiri kumbwira ngo imbere umuhanda urafunganye, ese kino cyapa kiri kumbwira ngo ngende ku muvuduko ungana ki. Ibyo ni byo bita ibirango, biba biri mu cyapa biri kukubwira icyo ugomba gushyira mu bikorwa. None icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara, ese icyo kirango kiba gisa gite? A iravuga ngo umweru, B ngo umutuku, C ngo ubururu n'ikirango cy'umweru, D ngo umukara. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Hano mbibutsa ko nubwo tuba turi gukosora, ntabwo tuba turi gukosora gusa, ahubwo tuba turi gukosora turi no kwiga. Niyo mpamvu ikintu cyakunaniye uri gukosora kino kizame ukabura umuntu ugusobanurira, uhita unyandikira cyangwa ukampamagara kuri 0788 935 16 nkagusobanurira serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose wagize mwa kino kizame kiba cyabajijwe. Iba ari ubuntu, no mu bizame twashyizeho mbere serivisi aba ari ubuntu. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo isomo cy'ukuri rero hano, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni C, ubururu n'ikirango cy'umweru. Nayo imaze kubivugaho haruguru, bino byapa bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, musenguruko, nta musenguruko bigira, aba ari ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Niyo mpamvu hano bahise bavuga ngo ubururu n'ikirango cy'umweru. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15, kirabaza ngo bumwe mu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku kazamuko cyangwa ku gacuri bya 16%, imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ese iyo feri ni iyihe? A iravuga ngo feri yo guhagarara umwanya munini, B ngo feri y'urugendo, C ngo feri yo gutabara, D ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese ni ubuhe bwoko bwa feri ushobora gutuma imodoka iguma aho iri ko yaba yikoreye kose ku kazamuko cyangwa agacuri bya 16%, imyanya ya feri igomba kuba gufata igakomeza gufata kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ndakeka ko amaze guhita isomo cy'ukuri rero hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Iyo feri bayita, hano isomo cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Kano kantu bashyizemo ngo n'iyo umuyobozi yaba atarimo, nawe ugahita umenya ko ari feri yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo A, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Bigusa ko ikintu ukeneye ko tukwigisha uhita ucyandika muri comment bitewe n'igihe uzakorera. Waba ufite ikizame hafi ugahita unyandikira ukambwira ati ntegurira isomo ku byerekeye ibi ngibi. Amasomo njye mba nyafite ayo nigisha abanyeshuri, nigisha by'umwihariko nkariguha
nawe ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. 16 irabaza ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ese turiya tugarurarumuri tuba turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba dufite ibara risute mw'ayo mabara baduhaye. A iravuga ngo umweru, B ikavuga ngo umuhondo, C ikavuga ngo umutuku, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara risa rite mw'ayo mabara baduhaye? Uritegereza neza uhitemo igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Tuba tugomba gusa umuhondo. Ndakeka ko mujya mutubona ku binyabiziga ukabona utuntu turi mu mbavu z'ikinyabiziga dusa umuhondo, turiya ni utugarurarumuri. Rero ikinyabiziga kiba kigomba kugira mu mbavu zacyo udusa umuhondo. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kirabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoro kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo witegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira. Ukaba uri kugenda gahoro, ntabwo uteganya kongera umuvuduko. Umuyobozi ukuri inyuma ari kubona ugeze ahantu bimwemera kuba yakunyuraho, aguha ikimenyetso ko ashaka kunyuraho, nawe ushaka kumwereka ko wabonye ikimenyetso yaguhaye. Rero hari itara riba rigomba gushyirwa ku binyabiziga. Ese rishyirwa ahagana he? Iri tara riba risa n'icyatsi kibisi bituma yerekana ko umuyobozi yabonye ikimenyetso cyo witegura kumunyuraho icyo aba yamuhaye. Ese rigomba gushyirwa he iryo tara? A iravuga ngo hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga, B ikavuga ngo inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga, C ikavuga ngo inyuma ahegera inguni y'iburyo, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari yo, B ikaba atari yo, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Uritegereza neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Umuyobozi aguhaye ikimenyetso, ntabwo witegura kugenda cyane ngo agume inyuma yawe kandi mugeze ahantu bimwemerera kuba yakunyuraho. Aguhaye ikimenyetso kugira umwereke ko ikimenyetso yaguhaye wakibonye. Ese ino tara rishyirwa hehe? Hano igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. A iravuga ngo ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha, B ikavuga ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha, C ikavuga ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha, D ikavuga ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ibintu bya kilometero runaka mu isaha. Ikinyabiziga cyose kiba gifite moteri, ntubigireho ikibazo. Ntabwo ugenda uri gupima ngo ugende ngo uri gupima ngo musangiye umuvuduko ungana utya, ahubwo ikinyabiziga cyose gifite moteri kiba kibifite. Iyo uri kugenda mu nzira nyabagendwa uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Hano urabona igisubizo cya nyacyo none ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Ese ibyapa bibuzwa n'ibitegeka bikurikizwa gusa he? A iravuga ngo mu masangano, B ikavuga ngo mu bimenyetso bimurika, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri mu masangano cyangwa mu bimenyetso bimurika bya birinda babwiye biri kumurika biri kuyobora ibinyabiziga biri gukoresha ubwoko bw'amatara butatu ariho umutuku, icyatsi ndetse n'umuhondo. D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari yo, B ikaba atari yo, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Uritegereza neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibyapa bibuzwa n'ibitegeka ntabwo bikurikizwa mu masangano ndetse no mu bimenyetso bimurika gusa, ahubwo bikurikizwa n'ahantu hose. Hano iyo bavuga ngo mu masangano ndetse n'ahandi hose
byari kuba igisubizo cy'ukuri. Ariko hano bavuze mu masangano gusa, bavuga no ku bimenyetso bimurika. Kandi ibyapa bibuza n'ibitegeka babishyira ahantu henshi bitewe n'ubutumwa n'ibyo bari kukubuza cyangwa n'ibyo bari kugutegeka gushyira mu bikorwa. Rero ntabwo ari mu masangano gusa cyangwa ku bimenyetso bimurika gusa bikoreshwa. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma tugiye gusorezaho, kirabaza ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Hano bari kuvuga umugenzi, ntabwo bari kuvuga umunyamaguru, bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga. Icyo kintu nkeke ko mumaze kukimenya. Iyo bavuze umugenzi hano bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga. Ese bino byapa biburira bibereyeho kumumenyesha iki? Aravuga ko hari icyago, beka ngo icyago kidasobanuye ukundi, se beka ngo miterere y'icyago gitunguranye, beka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, ikaba atariyo, beka batiyo ndetse na se ikaba atariyo. Bino byapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi cyangwa umuyobozi w'ikinyabiziga iki mwa bino bisubizo bine baduhaye. Urahitamo igisozo cy'ukuri, ucyandike ku papuro, uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ikintu bigufasha kumenya ibyo uri kubura kugira ngo nugera mu kizame uzakoreremo uhite utsinda. Niyo mpamvu gufata agapapuro ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro biragufasha. Aho nkomeje gushimira abantu bamwe mwavuye gukora mukagaruka kudushimira mu buryo bwo kwandika comment cyangwa mu buryo bwo kuduhamagara no kutwandikira kuri WhatsApp mudushima. Nk'ikintu muzajya mukora ni uguhereza abandi bakeneye kwiga linki bakaza tukigana. Murabizi gahunda yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Hano ndakeka ko amaze guhita ibisozo cy'ukuri. Rero hano ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro, mbigusa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko ukoresha iyo nimero, kaduha amasaha ubonekaho ku munsi tukaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza. Noneho uramutse wagize ikibazo naho mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa, unyandikira cyangwa ukampamagara kuri iyo nimero nkagusobanurira serivisi aba ari ubuntu. Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi ni ko hari icyago. Ndakeka ko kino kizame dukosoye rero hari ikintu kigufashije. Ndakeka ko amanota turi gushaka twese tuzayabona kandi meza. Ugize ikibazo nabibabwiye tunyandikira nkagusobanurira serivisi aba ari ubuntu. Ibindi byo niba witegura gukora wejye ukosora bino bizamini byakozwe, kuko iyo bagiye kubaza ntabwo bahimba ibibazo. Ahasigaye nugira ikibazo umbaze mba mari nzagusobanurira kandi intego yacu tuzayigeraho. Ukeneye kwiga ikinyabiziga naho ukoresha iyo nimero tukakwigisha mu gihe gito ukagenda ugakora ugahita utsinda. Ibindi byo amahirwe y'amasa ku bari gukora n'abari kwitegura gukora. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.